mu gitondo cy'uyu munsi rero twese twabyukiye ku nkuru idasanzwe tubona aya mashusho abantu bari kubona ya Donald Trump araswa cyangwa se ava amaraso ku gutwi nyuma yo kuraswa anahungishwa n'inzego z'umutekano zimukura mu baturage byatunguranye ariko kandi sibwo bwa mbere bibayeho ko perezida wa Amerika araswa cyangwa akicwa kuko yaragiye kuba uwa gatanu bibayeho ariko abandi bicwaga baramaze gutorwa we ari is a president to be arimo arabiharanira abandi ba Kennedy baraswaga bari ku butegetsi ariko hari n'abandi bagiye bahushwa nabo bari ku butegetsi ku mukandida ngira ngo ni ubwa mbere bibaye kuki bishobora kugeraho kandida perezida wahoze ari perezida mu gihugu cya mbere ku isi gikomeye mu by'umutekano n'amafaranga isasu rimugeraho yego ko Trump nawe yari yifitemo kwahuranya cyane yari yaranahagaritse ntuza green card ubu noneho ngo yarase na gahunda yo kuvana Amerika muri OTAN kandi OTAN itagira Amerika. Alright, Jalas Official TV turabasuhuje tubifurije impera nziza z'icyumweru twizere ko mumeze neza cyane twizere ko mukomeje kunogerwa na gahunda tubagezaho umunsi ku munsi ariko kandi twizere ko muniteguye amatora neza cyane ngo bari muri diaspora batangiye igikorwa cyatangiye bageze kure mu Bufaransa mushiki wabo bamaze gutora wow abakinnyi bagiye muri Jeux Olympiques Paris nabo batoye ngira ngo muri ano masaha byageze nka saa sita zuzuye Paris hamaze gutora abagera mu 120 wow ndimo ndakurikirana n'ahandi mu zindi ambassade haraho ntarabona raporo muri Suède n'abajije ambassadeur ntabwo aransubiza n'izindi ambasade tuziranye n'abaziyobora ariko bigeze kure diaspora yo rwose bageze kure so ni byiza urakoze gutangira kuri icyo ni muri gahunda y'amatora kampanye zirangiye saa sita z'ijoro ibirango by'amashyaka bigomba kuba byavuye ku mihanda kandi ejo nta kujya ku biro by'itora wambaye ibirango by'umukandida cyangwa by'ishyaka icyo ngicyo ni ngombwa abatize kwihinduza nugutinda kwabo ubwo simbizi neke nibizatanga andi mabwiriza utarihinduje azajyaho aho asanzwe atorera ariko ashobora kubanza hamwegereye bakareba niba hari andi mabwiriza neke yatanze ndumva ari ibyo abemerewe gutorera aho batakora aho batibaruje ngira ngo harimo abanyamakuru bari mu kazi inzego z'umutekano ariko ngira ngo n'amasite mu bitaro byanze bikunze kuko umurwayi n'umurwaza ntabwo warwaye uno munsi akarara mu bitaro wenda agonzwe n'igare n'urugero uwo nguwo ntibyamubuza gutora nubwo yaba ari mu bitaro n'umurwaza we abo rero ntibavuga ngo bagomba kwihinduza ryari ngira ngo ni nabyo abantu benshi baza kuba bagira kuko amasite yo mu bitaro ntabwo ari ikintu kimaze igihe byatangiye kubera ko twakoze ubuvugizi byatangiye mu matora aheruka 17 ntabwo twabikurikiranye neza ahubwo 18 ko 18 nagiye ku bitaro bya Byumba aricyo kinjyanye amatora y'abadepite yego donc amasite rero mu mavuriro ntabwo yaramenyerewe ariko yo ubu noneho aba hari hafi amavuriro yose kuko abarwayi n'abarwaza bafite uburenganzira bwo gutora ndumva ari muri make nibyo by'ingenzi umuntu yakwibutsa ibindi byo kuba ari ubukwe ubwo nyine buri gace gategura ukwako uko kakira umugeni hanyuma amatora aratangira saa moya ageze saa 9 mbere ya saa moya nta tora rishoboka nyuma ya saa 9 ntaryo keretse neke itanze amabwiriza ati muzamureho gato ariko nanone kubera ntago amasite y'itora yose afite umuriro ntago wazamura ngo ugeze saa 11 kandi barahava babaruye kandi babarura hatabona rero ni saa 9 jusqu'à nouvel ordre ni saa 9 kabisa
Yeah. ntabwo nari ndi kumva logique ya saa cyenda njye nuko bahita babarura babarura saa cyenda iyo zigeze bareba umubare babanza bakabara bulletin de vote par rapport y'abari bategerejwe aho ngaho none barangiza bagatangira bagasoma bakandika bavuga kanaka naya kanaka naya. Ikindi abanyamakuru boherejwe kuri tere na n'imiryango inyuranye Pax Press na ARG n'iyindi, abo nabo bazadufashe uwo tuzahamagara ajya twitaba, tuzadufite ibiganiro byinshi mu ma studio tukireye kubwira abanyarwanda live uko igikorwa cy'amatora kiri kugenda. Ntabwo ari ukuvuga ngo hatsinze kanaka, ntabwo ari ukuvuga kutubwira ngo ese bitabiriye bangana iki, kuko ngiye ubushize 2017 nari Nyagatare saa kumi twarabyutse tugeze ku biro by'ito tuhasanga abantu nubwo ryari ritaratangira. Utwo ni two tuba dukeneye izo detaye ibidasanzwe. Tugiye Cyabayaga dusanga abafite ubumuga bwo kutabona bari gutorerwa, kandi twari twarasabye neke ko izana braille bulletin de vote ya braille. Icyo gihe habaye sida kubera ko nahise mpamagara Bokasa Moise wo muri neke ushinzwe itangazamakuru, kuko twari twarabivuganye, neke yarabitwemereye ko bulletin de vote z'abafite ubumuga bwo kutabona zizaba zihari. Tuhageze ubwo nicyo nagiye ndeba mbona umuntu azanye n'umutorera, mpita mpamagara Bokasa ati no twarayohereje. Kumbe abashinzwe amatora bazanye ibikoresho babivana ku karere, bazana bulletin de vote z'abadafite ubumuga bwo kutabona, izindi barazibagirwa. Mbese ni nkaho babifata nkaho ari accessoire. Kimwe nuko ashobora no kugira akazi kenshi ntiyibuke ko muri kariya gakarito harimo iza braille. Nuko mpamagaye Bokasa ahita ahamagara muri Nyagatare. PR abanyagatare ubwo twagiye gutorera Kagitumba tuvuye Cyabayaga tujya Kagitumba, ari na kuko twagomba kujya gukavaringa aho meya atorera. Meya yitwaga icyo gihe ari Mupenzi George, bafite umupira waho aharahansanga atavuga ngo umuntu ukorera Bwiza nubuhe ni njyewe. Ngo wabwiye neke ko nta braille zihari, none se nazibonye. Ngo none sizi ni iki muri telefone, iyi se ni ibiro by'itora telefone yawe. Mbese nashatse kwishofa nuko meya yarahari. Mvuye kuri tere mbuze bulletin z'abafite ubumuga bwo kutabona, wowe uzinyeretse muri telefone yawe. Muri telefone yawe barahatorera. Urumva nizere ko numvise bincanze. Cyokora ubwo 2018 nari mfite Rurindo na Gicumbi, nabwo natoreye nahuye na Gatabazi mukoresha na interview yarakiri guverineri. Twahuriye kuri site ya Gaseke, ubwo nari mvuye mu bitaro bya Byumba, nari kumwe n'umudamu wavuye muri RGB. Tuhavuye tujya Nyanza ya Rwesero, ngira ngo ubwo duhindukirana za ahantu bita hino ya Burega Ntarabana. So urumva rero abanyamakuru bariyo bagiye nukureba bene ibyo. Abantu baritabira gute, ese ni ikihe kibazo gihari, ese ni ibihe bisubizo n'utuye dushya duhari. Hari abateguye ibisabo, abateguye ishinge, abaseseri bambaye bate, ese umuhango wo gutora watangiye ute, ese barahiye niba biteganywa n'itegeko. Nuvuga ngo bagomba kuzinduka, nizera ko bararayo, kuko ntago wakwira akarere kose, ariko si turiho bagatangiye uhari ugakavaringa iyo ntuza. Niba hari abaseseri bakerewe, niba hari ibintu nk'ibyo, ibyo nibyo bagomba kudufasha, kandi nitubahamagara bazatwitabe. Cyokora natwe ntibizabura hafi yaho dukorera za Remera za Kicukiro, umuntu azagenda areba natwe tuba tureba kabisa. Urakoze cyane gutangiza iyo ntuza, ni igikorwa kitureba twese. Muri diaspora ho birarara ajya si bagira provisional that ariko ni neke bitangaza. Ni neke bitangaza, nta wundi wemerewe kubitangaza. Nta wundi kabisa. Ariko ngira ngo neke ibyo muri diaspora yo yemerewe kuba yarari yabivuze, yashobora kubivuga nko mu gitondo mbere yuko abo mu gihugu imbere batora. Hanyuma abo mu byiciro byihariye ni kuwa 2 kuri 16 abahagarariye urubyiruko, abafite ubumuga n'abagore bose ni kuri 16. Yes. Ubwo rero inteko zitora abo ngabo nazo ubwo zigomba kwitegura. Zigomba kwitegura. Kabisa. Nkiri ku matora udushya twabayemo
Rusizi abagore baraye muri stade. Bategereje Buriya biriya bintu byabaye Rusizi birimo n'amakosa ahanirwa n'amategeko, kuko bahamagaye abagore ngo baze bumve imigabo n'imigambi y'abakandida b'abagore. Abagore baraza iminenge yose, iyo umuntu aguye ngo yavuye za Muganza n'inyuma ya Bugarama urenze Siberwa, urumva bose bavuye mu mirenge itandukanye. Barababwira bati murabona itike ibazana ibasubizayo n'ifunguro ryo ku manywa. Isaha zigeze visi bati mwe mucinya akadiho ndaje. Ageze kuri bank ati network azabuze. Kuki atari yararanye amafaranga. Icyo mvuga kirimo rero gihanirwa nuko yabasinyishije. Abasinyisha aha amafaranga hatujuje. Na nubu ntituramenya ngo yujuje hangaye. Niyo mpamvu buriya na audite izadukurikirana hari amafaranga ava nigera ku karere ka Rusizi irebe zira mpapuro hujujweho iki. Audite yo ku matora ntiyabura abantu. Audite zira mpapuro urumva gusinyisha umuntu aha amafaranga wahasimbutse nta wizeye icyo uzandika uzahuzuza icyo yamaze gusinya none ntutabonetse ukamusinyira ukamwandikira kuko umukono wo urawufite. Can you imagine gutegura urupapuro bazasinyaho utateguye amafaranga yo kubaha? Ibibaho. None wajya muri banki ngo network icyo gikorwa umaze amezi arenga 3 ugitegura. Impapuro kuki wibutse kwemprimisha izo mpapuro ukishyura, ukibuka sonorisation ikishyurwa, ukibuka imikenyero ko ari byo abantu benshi babanza, nubanze gutekereze itike y'abadamu n'ingendo baba bakoze. Byo nukudaha agaciro umuturage. Waragize ngo abyinira ubusa. Ako kandi ndaje ubwo abo ni ku bagore. Impamvu mbivuze mu mazina nuko ibyiciro by'abagore ntabwo ari ibintu. Icyiciro cy'abagore nta matora nabanishe nta mukandida mvuze. Nubwo ni Rusizi. Ariko ejo bundi twumvise Rwamagana hari ishyaka ngo ryagiye naryo ryemereye abaturage 5,000 mu Kigabiro. Barigaragambye haza inzego z'umutekano. Arewe nanjye arabona herekeje nanjye narasinye sindayabona ariko n'inshuti zanjye ntago mbavuga ariko babirimo utwo n'udushya ariko hari andi mashyaka nayo afite imbaraga yatangiye guhereza agatike abagize agatike bakoresha wa muntu uherutse gutsinda ikizamini cyo kwa Karema ayakenyereyeho uze kumureba gusengere. Ni umuhanga cyane ndamwemeye. Abakandida baratandukanye. Mu kanya harimo abwira ati harya wowe umiki. Hanyuma wenda ibindi twakwishimira nuko uko byagenze igahanga. Nashimye ukuntu abahanzi bose bakoranye. Yego bagahurira mu ndirimbo imwe. Supu yagarutse ba Bruce Melody ba Bwiza ba Knowless. Nongera nkashima uburyo aba MC bari babiri bakuranwa. Umugore mwiza w'ijwi ryiza n'umugabo w'igikundiro ufite amazina y'amadini abiri. Byari biryoshye cyane. Banemeye n'agacupa ngira ngo banza babirimo. Nababwiye ngo iryanjye bari impendirarane. Navuze ko yaratebyaga wari icyo gihe. Ibyo ni bimwe mu bishya byaranze campaign. Ariko ni sawa ibyo mu Rwanda byo ikiza cyabyo rwose nta birenze. Cya kabiri nishimiye mu kazi kanjye ni ukuba narabashije kwakira abakandida perezida bose. Nta urumva twakiriye SG wa FPR, bukeye twakira wa Green Party Dr. Frank Habineza, nyuma twakira n'uwigenga Mpayimana. So muri make ngiye mu kazi kanjye ni ishema kuba nta uri kuvuga ati wakiriye runaka ureka runaka. Cyo ko undi mukandida nakiriye nuwo mu rubyiruko umwe
ko yari asanzwe ni umufatanyabikorwa wa nakwita ni umufatanyabikorwa w'ikiganiro impamo kuko dusanzwe tumutumira mu bindi rero kumutumira nk'uri kwiyamamaza nta birenze kandi simvuze izina rye azatorwa bazamutora kwa kabiri nibicamo isoke nibidacamo so muri make ngiye ku kazi kanjye hariya bura kuvuga izina ry'umuntu yamamaza mu badepite ni influence nuko influence kwamamaza se ntibyaraye birangiye nyine okay nibyo bon oya ubwo waba wamamaje urutonde ariho wowe nakire n'uwo mu rubyiruko n'uwo mu rubyiruko yego so muri make nguko nibyo namamaje hari n'iryanyishiye kuri Karegeya Omar Pano yego nizere ko byarangiye n'ukuvana muri make ni byiza ko tubaje kugira nyine kandi urubyiruko abazajya gutora bari ubwa mbere bazazinduke bagira umwanya basobanurirwe ko miliyoni 2 z'abazatora ari ubwa mbere ni nyinshi cyane harimo na wa wundi nyine wagize na wundi urakugurira umaze kurifata okay so rero nibyo ni umwuka w'amatora hano mu Rwanda ariko byarahuriranye ko no muri Amerika naho hari gahunda y'amatora nabo bageze kure ibijyanye no kwiyamamaza no kuvuga n'imigambi yabo yaba Donald Trump uri kuri parti y'aba Republicain ndetse na Biden uri kuri parti y'aba Democrat mu gitondo cy'uyu munsi rero twese twabyukiye ku nkuru idasanzwe tubona aya mashusho abantu bari kubona ya Donald Trump araswa cyangwa se hava amaraso ku gutwi nyuma yo kuraswa anahungishwa n'inzego z'umutekano zimukura mu baturage byatunguranye ariko kandi sibwo bwa mbere bibayeho ko perezida wa Amerika araswa cyangwa akicwa kuko yaragiye kuba uwa gatanu bibayeho ariko abandi bicwaga baramaze gutorwa we ari is a president to be arimo arabiharanira abandi ba Kennedy baraswaga bari ku butegetsi ariko hari n'abandi bagiye bahushwa nabo bari ku butegetsi ku mukandida ngira ngo ni ubwa mbere bibaye so rero ngira ngo Karegeya wenda uragenda dufasha gutera imetero ariko unadusubira wenda gatoya kuri Trump impamvu yaraswa iki Trump cyane cyane ko kugeza ubu byamaze kumenyekana ko umusore wa murashe ari umusore witwa Matthew Crooks w'imyaka 20 ariko twahise tubona inkuru ivuga ko uwamurashe nawe yarashwe byo nacyo ngira ngo aricyo bivuze cyane iyi nkuru ni naho iri byamenyekanye kandi ko isasu ryatoboye ugutwi kwa Trump hapfuye umuntu umwe abandi babiri barakomereka niko nawe koze mbona kuri CNN batangaza so Karegeya niraho ngaho iyo introduction yawe ni ndende uragenda unyibutsa kuko harimo angle nyinshi kandi gutera imetero nyine ni ugutera imwe ku yindi icya mbere umutekano wabiyamamaza icya kabiri iyicwa ry'ukekwaho icyaha icya gatatu kuki Trump ibyo nimbi gusubiza nizera ko kiraba kigiye kurangira good warabibonye nari nakibagiwe ari kumanza tugeze kukavuga n'ubundi wabonye ko abakandida perezida bari bafite abarinzi bari trained hano mu Rwanda ndavuga hano Philippe Mpayimana yaje afite amaescoti 3 y'ibisora abasore kweri anyumva nari nabikubwiye ko uwa Green Party wegendana abarenga 5 ariko simpamya ko na Philippe arabo gusa wasanga hari abandi bari baruhutse cyangwa bari basigaye nko muri parking muri studio yinjiranye na 3 anyumva none ibaza ariko muri studio banabanza no gucekinga aho agiye kwicara niwo binjiye imbere bati tureba mugiye kwagira kandida perezida uri kunyumva yego kandida perezida ntabwo ari umuntu usanzwe ntabwo ariko byari bimeze 2017 ariko ubu wabonye ko byakajijwe aba barinda ni abantu bava hamwe
bigishijwe kimwe uko umukandida perezida arindwa ibyo akeneye, uranyumva, yego n'impungenge aba afitiwe. kandi buriya reka nkubwize ukuri, kandida perezida hagize umukubita urushyi byabazwa ubutegetsi icyane none ko nyine dutekanye. Noneho rero ubwo simvuze ibyo mu Rwanda, twambuke tujye muri Amerika. Kuki bishobora kugeraho kandida perezida wahoze ari perezida mu gihugu cya mbere ku isi gikomeye mu by'umutekano n'amafaranga, isasu rimugeraho? yego kandi nkweretse n'aba hano mu Rwanda uko byari byifashe. Bibaye rero ubutegetsi bwawe bufitemo uruhare, icyo ni kimwe, kuko umutekano w'umukandida ugomba gucungwa n'inzego za leta, icyo ni kimwe. Kuki Trump yayoboye manda arayisoza, ukurikiyeho aratsindwa, Biden aramutsinda, none arongera aragarutse, yego kandi ava mu ishyaka ritari rimwe n'iryo uri ku ngoma. yego kuba agarutse, ubushize yaratsinzwe, yarayoboye, ubukurikiyeho aratsindwa, arashaka kugaruka. Uburyo yayoboye, raporo iteye ite pa raporo y'ibijya mbere biteganywa n'igihugu cye, yego kandi igihugu gifatwa nk'umupolisi w'isi gitekerereza isi yose. Igihugu kiri isi yose ariko navuga otani iki. Trump ashobora kuba afite amwe mu miyoborere ye, nk'uko yakoze iriya manda, ushobora gusanga hari bimwe abamuri hafi inshuti z'igihugu cye zitishimiye, ariyo mpamvu yatsinzwe ubukurikiyeho. Ariko ubu noneho akaba agiye kugaruka, wenda n'uwo nguwo agiye gusimbura nawe afite, nubwo we akuze cyane, ariko wenda afite we uruhengekero, nicyo nshaka kukubwira. Kuko hari igihe burya bajya bavuga ngo dodemo choisir le moindre. Ushobora gusanga imiyoborere ya Biden ishimwa n'isi kurusha ya Trump, kuko Trump nawe yari yifitemo kwahuranya cyane, yari yaranahagaritse ntuza green card. Ubu noneho ngo yarase na gahunda yo kuvana Amerika muri otani. Kandi otani itagira Amerika ni agaki ku Burusiya n'Ubushinwa. No kuvana ntuza no kugabanya inkunga ijya muri UN n'izo za HCR zose, gufasha impunzi n'ibiki. UN yose, UN na Banki Mondiale igice kinini na Amerika. Iyo ugiye ku butegetsi ukabigabanya, ubuhungabanyije isi yose. Uburayi, Afurika, Australia bose barahungabana. Izo zose kandi Afurika ko yakwimenyereye guhungabana, ikiba gihungabanye cyane burya ni Uburayi. Kuko Uburayi buri hejuru kubera imbaraga kubera Amerika ifatanyije nabwo. Binyuze muri iyo neto. Kandi Amerika nayo ubanza umenye uko yabayeho, igizwe n'Abanyaburayi. Yego. Mekoma bose bagiye baturuka i Burayi. Cyane rwose. None se umuntu wayobora agatokoza umubano wa Amerika n'Uburayi, abambere bababara n'Abanyaburayi. Kuko Trump we nako n'abarepublike bo bakunda ibireba umunyamerika. None abademokrate bo bagafungura. Yego. Bagafungura, niyo mpamvu iyo hayobora abademokrate green card yagenda benshi. Imikoranire na Afurika, imikoranire n'Uburayi, ibyo byose biroroha. Naho ubundi iyo hariho umurepublike, byose ni ibiri mu nyungu z'umunyamerika gusa. Iyo mikorere rero ishobora gutuma Trump agirwa ishyamba, kandi hari ibimenyetso by'uko yari gutorwa. Hakaba rero igico cyamutegwa kigizwemo uruhare na leta y'Amerika n'abafatanyabikorwa bayo. Iyo mvuze ngo Amerika jya utekereza aho yavuye, ntabwo les têtes qui pensent en Amérique ne sont pas américaines. Rwose usanga benshi Abayahudi
abongereza urumva aha rwose noneho rero kuvuga ngo ngufite akayihayiwo ko kuvana n'ibyo byose niyo bitekano n'ibyo byose baba barimo so kuvana muri otani kuvana Amerika muri otani yabisigaye ari igipampara abarusiya abashinwa na Korea uburayi bahita babumira bunguri uri kumva otani yabaye weak umva cyo rero ni ikintu niba bibaye ari byo ko yari afite muri gahunda bibaye byo ko yari afite muri gahunda ntabwo byanze bikunze ntabwo ari kwifuzwa agenda ya Trump niba muri agenda ye harimo kuvana Amerika muri otani ntabwo cyo mwijeje kuko byahungabanya byahita buruverisa isi yose byinshi byahinduka ku isi Amerika itari muri otani bisigaye ari akantu teke cyo ni kimwe hanyuma rero ibyo bigashimangirwa no kuba uwamwishe atakiriho ubundi muri tekinike muri rusange na hano mu Rwanda tujya tubivuga urupfu rw'ukekwaho icyaha cyo kwica none ari ibindi tsoke urupfu rw'ukekwaho icyaha cyo kwica mbese iyo uwishe nawe apfuye ataburanye ibihombo ni byinshi ariko uwibaza impamvu nushaka no mu Rwanda wongera utekereza abantu bagiye barwanya inzego abantu bagiye baraswa biruka bambaye amapingu bariya kandi bazira bari bakigenzwaho icyaha bagikeka arya kwanuza uko byagenzera kwa Kabila kwa Mbuto Kabila Mbuto yishwe n'uburwayi n'uwishe Kabila yarapfuye nyine yego wakabimenyeze hanyuma se hari n'abandi ariko buretse tujye twibukiranya umudamu wa Kicukiro wigeze gupfa bagafata abahungu b'abasore umwe avuga ngo yari afite umugambi wo kwica abantu 1000 bari abantu baraburanye nta makuru yabo namenye harya wagonze wa musaza hano hirya yaraburanye ukora uwagonze ntwari we yaraburanye so muri make reka tubisesengure muri rusange urupfu rw'umuntu wakekwagaho icyaha rusobanura iki n'ejo bundi wa munoteri wa Kimironko yego wa muntu wamwishe yarwagije inzego umwe se impanzi ari babiri ese so bivuga iki rero bivuga iki imetero naha zitangire icya mbere kwimana amakuru uwo muntu apfanya amakuru yaho yakuye imbunda yaho yabafatanya bikorwa be muri icyo cyaha yabamutumye yabo yakoreraga apfanya amakuru cyo ni kimwe muri ayo makuru harimo icyabimuteye ese umurwayi wo mu mutwe ese uwo muntu arashe yaramwambuye ese bapfiki ese rise wabo ese niki ese yatumwe nande ako kayatumwe nande ahanini niko kaba gafitemo umwanya munini ibindi ni metero zisanzwe n'ukoroshya ariko yatumwe nande afatanya nande kugira atavuga abo bafatanyije kuko uyu nguyu we n'umwihariko umusore w'imyaka 20 imike oyabyihorere wishaka details zirenze yatumwe nande icyo nta kisubizo kibonetse kanoroshye ibindi bibazo noroshye ibintu ni igihombo ku butabera ayo bari amakesi study ni igihombo kuri societe kuko niba afite bande yavagamo agapfa atayivuze yirakomeza ikore anyumva ni igihombo buri rubanza rwose rubaye mu rukiko ruvamo isomo ku banyeshuri b'amategeko b'iki gihe n'ikizaza ibyo ntabyo barabibuze ariko hari n'undi kera uwitwaga hari n'undi bigeze kurasa mu Misiri Enwar el Sadat umutipe wamurashe bari muri defile sinzi we niba uko byagenze ariko nawe ashobora kuba
ntabwo namenye uko byarangiye ni kera kuko ayo makuru yaje tubanza twarigaga muri primaire. Yego. Uko biri kose urupfu rw'ukekwaho icyaha ni ugusibanganya ibimenyetso, ni ukwimana ubutabera. Yego. Kuko ntiwaburanisha udahari. Ibyo ntibiba. Abafatanyabikorwa we ntiwabahamagara, mu mategeko niko bigenda. Ntabwo waburanya complice nyirigikorwa nyirizina atariho. Bose barabaye complice wandi. Byose niyo binabaye byaba ari ukwisetsa kuko bajya bavuga ati ni kanaka wa wundi utariho, ni kanaka wa wundi utariho. Urabyumva? Hanyuma rero mu busesenguzi numvise nubwo ikiganiro nta kirangije bwa Dr. Rusa, ni ukuvuga ngo ibishoboka nuko ababa bari inyuma mu iraswa rya Trump bashobora kuba aba leta ya Amerika, bashobora kuba CIA, bashobora kuba hari ikindi kibayo kiri intano cyitwa FBI. Yego. Aho hose hashobora guturuka abafinansa iraswa rya Trump. Ariko bimwe mu byo yabazira ni ya miyoborere yagaragaje muri ya manda yarangije, ni bya bindi byatumye atsindwa mu y'ubushize. Ni uburyo yaba ari kwiyamamaza n'imiyoborere ya Biden, bakompara bakabona wenda abaturage bahita batora Trump kandi afite imigambi ye itari welcome mu buzima bw'isi. Ibyo rero ni ibintu bikomeye, ariko icyo mpamya ngiye nkurikije umutekano nabonye abakandida perezida bo mu Rwanda bari bafite acira umutekano tumwe muretse gato nabanza amanika ikigaza insinzi turayifite reka da ubundi yagakuyemo ibaze vraiment weka da hari ukuramo ukiruka se oya kandi turi ukuramo ugahita numva nyine nuko ari Trump, nuko ari Trump ahandi uhita uvuga ko urwaye oya ati ndi muzima. Arewe ahubwo kera amateka kera turi Butare kandi tumenyereye hari manda twagize nk'eshatu zayoborwaga n'abantu bo mu biturika kandi kaminuza igizwe ahanini n'abasivili. Hamaze kugera nk'eshatu, iya kane abasivili bati wapi kabisa, bati turabirambiwe. Urabyumva? Murekure bana baramamaza umutipe, ntago ndavuga amazina ye ariko baramuzi. Bana abahungu baramamaza, abo mu biturika bashyiramo amafaranga yo kwamamaza, tukaturara mu nama tuvuga tekinike. Bana babona byanze, babona abasivili bashobora kuzatsinda. Uzi uko byagenze? Wa muhungu baragiye bamugira inama, ntabwo ari ibindi ntamenye, ariko bamugira inama yo kubura. Ntabwo yanditse avanamo kandidatire, ariko yarabuze mu gihe cyo kugira ngo cyo gukora kampanye za nyuma, harabura. Komisiyo y'amatora nyine nawe nyine yabuze umukandida, ntabwo ari kugumisha gutora batabona. Trump ntiyabura, atari nibyo nkubwira muri se gatoya. Uko byagenze rero nubwo ibara umupfu, abasivile baragiye baratora, bamwe bagatora Solange, abandi bagatora Brigitte, abandi bagatora Igikoma, abandi bagatora Sebukangaga. Wa mugabo aratsindwa, agira amanota atageza kuri 50%. Uwo mu biturika wagomba guhangana nawe, simuvuga izina kuba abantu baramuzi kandi yari inshuti y'abanyamakuru. Ni inshuti y'abanyamakuru, ntabwo nakwirwa muvuga. Yari n'inshuti y'abo basivile kuko yari yabaye mu bayobozi b'ingando, ababanira neza. Ariko mu mutwe icyambere abasivile baravugaga ngo icyo gihe hari haje ingando, haje na EPRM, kandi benshi batabikunze. Naravuga bati ibi bintu byatubayeho kubera ko tuyoborwa nawo mu biturika. Oda iraza bagahita bashyira mu bikorwa, bati rero dutora umusivile uzajya abanza akazana Brado Fer. Basi wa mugabo uwo mu biturika no mu ijambo yavuze, avuga ukuntu yatsinzwe kandi agatsindwa na ba Brigitte batariyamamaje, baturaga amazina y'abakobwa cyane, abakobwa mbese bakavuga abantu badafite aho bahuriye na kaminuza. Noneho bamuhaye ijambo bavuga ati koko ukuntu twabanye hano mu ngando, ukuntu twabanye igishari, ukuntu twabanye nababaniye nabi.
ariko bo baravugaga bati n'izo ngando zaje kubera mwebwe niko bavuga manza aricyo bagiraga bari barambiwe mbese ubutegetsi bwa ubuyobozi bwabo mu biturika muri kaminuza haramaze kuyobora batatu uwo yari uwa gatatu yari manda ya kane igiye kujyaho aho ngo barakanira uko byagenze rero uwo nguwo Trump w'icyo gihe nyine Trump w'icyo gihe yarabuze kabisa yabanje kumara iminsi aryamye mu cyumba ariko amatora yegereje no muri campus nta wari uhari so buriya rero urumva aho naho nabumva nabagirwa inama Trump nawe rero kuko niba bamuhushije ari kandida naba perezida byo bizagenda bite ubundi yakaba yakuramo ndakurahiye bekoma ariko ikigaragara cyo nakomeza kwiyamamaza azatorwa ariko se azayobora ate azatorwa kuko no kumwigera byongereye amajwi y'abamutora uko nyumva umwana wanzwe ni ukura ibyo byo babyumve kumuhusha byo yewe we amajwi yazamuka ariko se yayobora ate niba bagutangiye ukiri kandida ubundi logique nizo wafete iyo niyo logique isanzwe yego nagiye mu bindi by'impande byinjiyemo niba baguhishije uri kwiyamamaza ukaba wizeye gutsinda nutsinda bwo bizagenda biti ikibazo gikomeye cyokora igishoboka nemera ko Amerika ni imiyoborere ya Amerika ibamo nka collegialité kujya inama ashobora gutsinda bagasubiramo manifesto ye ibyari kubangamira abanyamerika bamwe n'abanyaburayi bakabikuramo sibyo nawe akabyemera kuko gutsinda byarabyizeye ikigaragara cyo cyane ririya sasu ryamuhushije niyo nsinzi ariko mva ko bagira guki kuyobora bamutangiye bikiri muri kampanye gutora ntibiraba kubarura amajwi kugira gute none kurahira kuyobora aho hose ni inzira za riske nese abanyamerika ko aribo barinda abandi bo mu bindi bihugu bazakodesha barinzi hehese ikindi kandi erega ubwo n'isi yose iri contre lui azajya heze none si ishyaka ryo kuki ryatanze umukandida nk'uwo ryatanze uwo ribona yatorwa ahubwo ndavuga uti naryo niryongere ryegerane nyine risubiremo manifesto risubiremo ibikorwa bimwe bishobora kubangamira le reste du monde babikuremo ikibakururira abanzi bakivanemo nibyo byashoboka kuko byanze bikunze byo none se wahitamo umukandida utatsinda se ntabwo ari byo ntabwo igishoboka nuko yahindura naramuka azatorwa byo biragaragara ariko abigumishijemo byose uriya wamuhushije uyu munsi ntabwo azamuhusha n'ubutaha uwamuhushije muri kampanye ntabwo azamuhusha mu irahira ntazamuhusha mu rugendo mu ndege ibyo rwa rutonde bavugaga benshi ni abagiye baraswa bari ku butegetsi cyane hari n'abagiye bahushwa barigani bande ariko guhushwa ukiri kwiyamamaza ni intangiriro mbi système de départ ni intangiriro mbi nta cyizere rwose nta mu itangazo yashyize hanze Donald Trump yahise yandika kuri Twitter kuri X ati nahise menya ko hari ikintu kitameze neza ubwo numvaga urusaku rw'isasu maze kumva isasu ryinjiye mu ruhu nuko yavuze akomeza avuga ati amaraso yari menshi ameneka maze nyuma nsubirana ubwenge ku byabaye ndashimira cyane serivisi y'umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'inzego zose z'umutekano kubw'ikirengo cyabo cyo kwihutira gutabara icy'ingenzi cyane ndihanganisha umuryango w'umuntu wapfuye muri ibyo bikorwa ndetse n'umuryango w'undi muntu wakomerekeye muri ibi bintu biratangaje ko igikorwa nk'iki gishobora kuba mu gihugu cyacu voilà nawe biramutangaje nawe igihugu agiye kuyobora cyatangiye kubamo ibintu bimutangaza ibaze iyo perezida atangara yumiwe
abo abasigaye niba bibaye mu gihugu nka kiriya kandida perezida w'igihugu nka kiriya akaraswa isasu rikamukuraho akava azizera hehe gasoma kanyuma ngo biratangaje ko igikorwa nk'iki gishobora kuba mu gihugu cyacu ariko cyabaye kandi cyabaye kuri kandida perezida cyamubaye uwuvuga niwe ushaka kuyobora icyo gihugu kibamo ibyo biratangaje hariya biratangaje urumva rero urumva icyo bishatse kuvuga rero ni nk'umwitangirizwa bamuhaye ku buyobozi bwe hanze y'ibyo yari yarapanze byose agomba no kongera n'ibijyanye n'umutekano we bamweretse ikimenyetso ko batamushaka urabyumva ni ukuvuga ngo mu byo azakora nibyo narimo nkubwira niba ashobora guhita atreninga abarinzi be benshi from anywhere ku isi akavanga agashyiramo abo muri Botswana abo muri Zambura abo muri hehe agakora ikipe urabyumva ebana yizeye kwa akitreningira ariko umuntu nkuriya usibye sembeze usibye hariya rwose n'ahandi babitunguranye yego kandida perezida ugenda sinakubwiye abahanu abangaba tumaranye iminsi ni inkuru nyine yabaye nini cyane ariko wenda reka nkore comment 3 ndebe comment 3 z'abantu banini bagize icyo babivugaho ubwo ndagendera nyine n'ubundi ku bunini bwabo hari umukuru w'igihugu wa Amerika Joe Biden ati iki Joe Biden yavuze ati ntitugomba kwemera ko ibi bintu bikomeza kuba kinagerageje kuvugana na Donald ari kumwe n'abaganga be biragaragara ko ameze neza nizeye ko nza kumuvugisha uyu mugoroba ako niko yatangaje yego undi ariko ibyo niyo yaba bizi aho byaturutse uwo ni umuco wa umuntu wese wagize ibyago yaba yari inshuti yaba yari umwanzi umufata mu mugongo ni papizita compassion irakompati cyane rwose cyane umwanzi wawe se ntapfuka ajya ku kiriyo cyane ari usibye ko arabo ujya numva hari ibihugu ujya numva ngo niba ari nk'umuntu wenda wahunze cyangwa wabaye umwanzi w'igihugu yapfusha nk'umubyeyi rwose ikiro kikabura bakijyaho kandi yarahoze akomeye muri ibyo bihugu hirya hafi ya za Mali birabada ariko ikibaho cyose muri nature humaine yemera ko kwihanganisha wagize ibyago utitaye ku cyo mwapfanaga utitaye ku kuntu mwari mubaye cyane rwose ukarira cyane boretse mwereke nangiye urakoze cyane gutinda kunderanje nangiye kuvuga ngo umugore cyangwa umugabo okay n'umuntu wishe uwo bashakanye iyo bari gushyingura ararira warabibonye ararira cyane none akanahogora arewe ibyo rero ni kamere muntu okay Obama nawe yavuze ati nta mwanya na muto w'ubugizi bwa nabi bwa politike uwo ni Obama nta mwanya na muto ubugizi bwa nabi bwa politike bufite mu buyobozi bwacu nubwo tudahita tumenya neza ibyabaye twese dukwiye gushima Imana ko wahoze ari Perezida Trump atakomeretse cyane yego kandi dukoresha uyu mwanya kugira ngo twiyemeze gusubira mu muco no kubaha muri politike yacu umuco wo kubaha okay Michelle abo bombi n'aba Republican n'aba Democrat undi wavuze ni Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza uyu mushyashya Starmer nawe yavuze ati nababajwe cyane n'ibyo bintu byabaye mu bikorwa bya Perezida Trump kandi twohereje ibyifuzo byacu byiza ku muryango kubwo ndi gutranslate uko byanditse ibyifuzo byiza nyine ni ya compassion twifatanyije nabo ubugizi bwa nabi muri politike mu buryo ubwo ari bwo bwose nta mwanya bufite mu miryango yacu kandi ibitekerezo byanjye biri kumwe n'ababaye bose muri iki gitero Netanyahu nawe yavuze wa Israel wabyumvise yavuze Macron ntabwo yavuze ishwe ushobora gusaba yavuze nyuma ntacyo ugarukire kuri Netanyahu muza se Putin nawe ntabwo ndabona ibyo Putin agomba kureba mugari
Yatangiye ati Sara nanjye Sara ubwo n'umugore we twatunguwe cyane n'icyo gitero cyagabwe kuri Perezida Trump dusenga kubw'umutekano we no gukira vuba. Korea ya ruguru kandebe Jinping nawe ntabwo ndi kumubona. Jinping ariko akunda kuvuga Kim Jong Jinping n'ubushinwa nawe ntabwo yavuze muri Afrika Ruto nawe bundi akaba yavuga Ruto yagizwe igiki muri neto ngo na ambasaderi wa OTAN muri Afrika ako saravuga we ibyo bige saroroye je diziki bumereye nabi. So rero wenda mu gihe nkiri kureba kandeba uburusiya cyane Putin kabisa ndeko nta kintu yatangaje Putin ntacyo yatarashyiraho ariko makuru yagomba kuvuga ko na nyine nawe ari no muri OTAN uko biri kose urumva ko ni iriya nesida itoroshye ku gihugu cya mbere ku isi muri byinshi nawe yavuze inde Putin oya Macron yavuze kabisa ati with president nawe ni muri ubwo buryo ati ndihanganisha umuryango ndamwihanganisha we n'umuryango kandi nkamwifuriza gukira vuba. Urumva abahapfiriye n'abahakomerekeye nabo ndabihanganisha n'imiryango yabo. France share the shock. Ufaransa bwifatanyije na Amerika n'abaturage ba Amerika muri ibi byago. Nibyo kabisa ntabwo ari kubura kuvuga ni ngombwa. So icyo nicyo urumva rero ntabwo ni nk'ikise ni nka episode nshyashya itangiye. Na Trump warokotse naramuka atowe mu byo yari yarapanze hari ibindi arongeraho. Bamweretse uko bamubona cyane nicyo nakubwiye ko icyo bakita umwitangirizwa bise muhisura yuko ingoma yizabaho naramuka atsinze ukumva bitangiye ataranajyaho ngaho rero ngabwira exercice y'imyaka rya bariya n'ine n'itanu bariya n'ine ine rero ngaho utaranajyaho amatora ntaraba urakiyamamaza amatora ntaraba nturatorwa ntibarabarura amajwi nturajya kurahira nturatangira akazi izo nzira zose agomba bya bindi byo kuvuga ngo aha n'aha yisantareze ntago amazi si yayandi kabisa. Okay, nibyo rero nagira ngo udufashe kumva cyane ku kijyanye no kuba Trump ari we warashwe ariko birumvikana hagendewe cyane kuri izo agenda ze. Ikindi kuba wamurashe yahise apfa we yahise araswa nabyo ni ikibazo urumva. Ariko kandi ni n'ikintu kidasanzwe kumva kandida perezida wa Amerika araswa kuko n'umuturage wayo nyine none ntabwo bishoboka. Umuturage wayo ahantu isi yose n'ahandi kandida arindwa mu n'ahandi kandida perezida rwose ntabwo ari ibintu buriya none ni kandida perezida wigeze kuba perezida kuko ibyo byose wigeze kuba perezida nawe agira n'ubundi burinzi muri special noneho ni icyerekana era tugezemo donc ubwo nyine ni episode nshyashya guhusha kandida perezida wa Amerika naramuka atowe mwumve ibindi bishya nyine nawe azayobora nk'uwigwa none warokotse urupfu none ubwo ugatangira kumenya najyaho azabanza ashyiraho n'itimu yo guhiga ariko ikibazo nuko uwo yahise apfa kwica urupfu rw'ukekwa ruba ruzimije byose cyane apeni ubwo wenda nukurira muri telefone ye gusa nta kindi sinzi niba siyanse yari yagera ahantu wapima ubwonko umenye icyo bwatekerezaga se kandi kubwica ariyo solution c'est ça urumva rero ni ikintu cyari kigoye. Okay, so rero kamanze nibutse abadukurikiye ko rwose umuntu ukeneye kujya hanze y'u Rwanda niyo travel akeneye kurira indege akajya kwiga gukorera gutura hanze y'u Rwanda
ugurirwa hanze y'u Rwanda, mbese ikintu cyitwa ingendo niyo Travels. niyo Travels ibigufashamo, ikorera hano mu mujyi muri Centenary, cyangwa se ukaba ushobora no kuba wabihamagarira kuri 0782 30 87 888 ko gicuritse nanjye Yeah. 4387. Yes. So niyo ngiyo rero mwarimu Clement icyo tumusaba arimo aratsindisha cyane, agomba kongera abarimu n'imodoka, kuko hari abantu mwoherereza nawe bakabohereza abandi, niyongera imbaraga kuko abanyeshuri bazababona benshi pe n'ejo hari uzajyayo. Nyuma yaho mushuti wawe wamaze gutsinda buri munsi nawe wabaye mukangurambaga, kandi nawe agiye gutangira definitive. Wow. Ariko hari n'abandi, hari n'undi uzajya ejo, hari n'undi wagiyeyo muri weekend kuwa gatanu. Ubwo rero urumva agomba kongera imbaraga abarimu ibikoresho. So nibyo muhamagare kuri 0788 Yes. niba ukeneye nawe serivisi nk'izo agufashe. Ubundi nta batazikeneye ibyo benshi barazikeneye cyane rwose. Ni ikintu cy'ingenzi uba ugomba kuba ufite. Asante sana. Asante.